Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje nshuti bene data, dusangiye agakiza, amakuba ndetse ubwami no kwihangana bibonerwa muri Yesu Kristo. Ngiye tujye kuganira, ndi Brice Kayitare. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ndagushimiye kuko uri Imana igira neza kandi wita kuri twebwe, uhereye ku kuremwa kwacu ndetse na mbere yaho gushikana n'uyu munsi waraturinze, watwitayeho, na n'uyu munsi uracyatwitayeho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo n'abakozi bawe cyangwa se n'ubwoko wawe watoranyije ko tuganira nabo uyu munsi. Uduhane umugisha nabo, njyewe nabo twunguke, kandi ijambo ryawe ritugirire umumaro, ntiribe amagambo gusa ahubwo ribe ibikorwa mu buzima ndetse riduhindukire ubuzima kubw'icyubahiro cyawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti bakundwa, ndagira ngo mbaye karibu muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mugubwe neza rwose, kandi ndibwira neza yuko muri bubyungukiremo, kuko Imana ntabwo yatumirira abantu ubusa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ryayo, dusoma turisanze muri Zaburi, igitabo cya Zaburi 102 umurongo wa 18. Ndetse turanasoma no mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 5 n'umurongo wa 7. Dusome Zaburi 102 n'umurongo wa 18. Yaranditse ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Ndasubiramo, yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 7 aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Muyikoreze amaganya yanyu yose yuko yita kuri mwe. Uyu munsi rero intego cyangwa se topic Imana ashimye ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo humura, Imana ikwitayeho. Haleluya. Hashimwe Kristo Yesu watubatuye mu bubata bw'ibyaha kubw'imbabazi n'urukundo yadukunze tutamuzi. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, amen. Haleluya. Uyu munsi rero inshuti yanjye, Imana yashimye ko tuganira ijambo ryayo, ariko tukaganira mu buryo bwa gihanuzi. Ngo nongere nkubwire yuko Imana igukunda kandi kwitayeho rwose. Ushobora kuba utahita ubikurura bitewe yenda naho uri n'umunara w'uburibwe uhagazeho, cyangwa se uri mu gikombe hakishidikanya Imana, igicucu cy'urupfu cy'umwijima, aho ubona ibintu byose bikuvanze. Ariko Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo ati ndagukunda kandi nkwitayeho, ijisho ryanjye riri kuri wowe ngo ngukize. Haleluya. Cyangwa Imana ukabyakira muri uyu mugoroba. Imana iravuze ngo humura, ninjye wagutabaye mu myaka yo hambere. Buryo uba waribagiranywe, warahitanywe n'iminsi. Buryo isi iba yarakubamye hejuru, kandi burya Satani aba yarakwishe imburagihe. Burya umubiri wawe uba utakibuka mu isi y'abazima. Burya uba wararimbutse, ariko njyewe Uwiteka Imana Nyiribihe naragutabaye. Ndi Imana igutabara. N'uyu munsi rero ndakubwira ngo humura, ko nkwitayeho kandi kugira ngo ngukize. Muvandimwe mushiki wanjye, mwene data, nasomye ijambo rirambwira ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ijambo zasoma mu Baroma ibice 8 n'umurongo wa 32. Kandi Uwiteka Imana aravuga ngo ninjye waremye kandi ninjye uzarema. Ibyaha ndabyanga, ariko ngira umutima ubabarira. Haleluya. Unyumvira azabaho, nukwihane ubone kubaho. Buriya wagira ibyago ukagira amakuba, ariko ntibikagushore mu byaha. Ibyaha turabyihana, hanyuma ibyago tukabibamba ku musaraba. Imana rero avuga ngo ihane ubone kubaho. Ibyago n'imibabaro n'amakuba ntago uzabyibuka ukundi, kuko ari njye utanga amahoro. Haleluya. Ibyo utabasha, Imana iravuga ngo niyo ubibashije, kandi hari nta kintu cyamunaniye mu gihe cyashyizweho. Haleluya. Nuko rero Imana irakubwira ngo nsaba icyo ushaka, kuko mfite kugira neza kwinshi mu biganza byanjye. Ye muvandimwe uri mu rugamba, Imana yabwiye Yesu iramubwira ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe.
nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Haleluya. Buriya ushobora kuba uri kunyura mu rugamba ndetse rukugoye, ukaba wibwira yuko utabasha, nta hantu ubasha kurengana n'icyo uzageraho, ariko wibuke uko Imana yabanye nawe mu myaka yashize, ko yakurwaniriye mu minsi yatambutse, ko yarwaniriye abatubanjirije, niko izabana nawe. Iravuga ngo ntabwo nzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Nta muntu n'umwe rero ubasha kuguhagarara imbere. Nuko rero komera, shikama, witondera amategeko yayo, kandi imitwaro yawe uyisuke ku musaraba, maze urebe gukora k'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka Imana Nyiringabo arakubwira ati, iki nicyo gihe cyo kwemererwamo, ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza, gutangira isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare. Buriya ushobora kubona ibintu byarabaye umwirare, byarivanze, ubona nta cyerekezo, ariko Imana ijya yitegereza imvune zo mu mutima ikazihindura, kuko Imana ntabwo ireba nk'abana b'abantu. Nta kibazo cy'inzara, kuko Imana ivanaho inzara, ibintu byo kwiruka umusozi no guseba n'amarira Imana ijya ibikuraho neza, ndetse nta no gutereranywa, n'igisuzuguriro ukagikuraho. Genda uba amahoro, niko Uwiteka Imana yavuganaga nawe. Nuko genda usenge, ushime Imana, kandi utuze wirinde muri byose. Shalom. Imana iduhane umugisha. Amen.